Wahageze kuri Cecile Show TV, hobe bakunzi banjye. Muraho, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ikaze kuri Cecile Show TV. Uyu munsi rero mbafitiye ibintu biryoshye cyane tugiye gukora. Uyu munsi nabazaniye umutumirwa. Umunsi rero nabazaniye umutumirwa nk'uko nabibabwiye. Umutumirwa wacu agiye kudutekera ibiryo biryoshye cyane. Umva, umuntu uri bucikanwe ni akazi kanyu, ntacyo Cecile Show TV itazabakorera. Karibu umutumirwa wacu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Charlotte. Ikaze Charlotte. Uyu mubyeyi rero agiye kudutekera agatoki karyoshye cyane. Mukurikire, ndagenda mbereka akantu ku kandi, nta kintu kiri bubacike. Umuntu uzananirwa kwitekera agatoki karyoshye ntazavuge ngo ntabwo twamubwiye. Karibu. Igitoki cyacu ngo kirimo inyama, mbese utunari bushyiremo twose. Umva, nta kantu kari buncike tu. Ngenda hari rwose, mpari ku bwanyu. Mwibuke gukora subscribe, share, like kugira ngo bigere no ku bandi. Ngibyo ibirungo rero agiye gukoresha. Umva, ndahababera buri kamwe kose ndakabereka. Ibitunguru, tungurusumu na pepa ebyiri. Murabibona ko inyama zimaze gushya rero. Umva, umutumirwa wacu w'uyu munsi ndarya neza. Mubure kuza ngo dusangire. Wow! Zimaze gufata irangi, zirasa neza, ziraryoshye. Umva, birarenze. Ubu rero agiye gukurikizaho ibirungo. Yateguye ko abanza yellow pepper na green pepper, hanyuma avange. Namara kuvanga, arimo aravanga green pepper na yellow pepper. Nababwiye ko mpahabera. Umva, akantu ku kandi ndakavuga tu, ndahari. Mubona rero green pepper na yellow pepper bimaze gushya, twashyiramo n'ibitunguru. Si ngombwa cyane ko bishya cyane. Dushyizemo rero n'ibitunguru. Ibitunguru rero nacyo nikimara gushya turashyiramo garlic. Nkuko rero amaze kubitubwira, amaze kubibona ko amaze gushyiramo igitunguru. Igitunguru nacyo ntago gihiye neza, ahubwo agiye gukurikizaho garlic. Amaze gushyiramo garlic rero nta kindi cyakurikiyeho buretse kuvanga. Umva, biri guhumura, ntago mushobora kubyumva neza. Umva, mube hafi dusangire igitoki nyamuneka, kiraba kiryoshye pe. Ahangaha murabona ko ari kuvanga tungurusumu ndetse n'igitunguru. Ibirungo byacu rero turi kubona bimaze gushya. Tugiye gushyiramo tomato. Dushyiramo na tomato paste. Tomato nazo nizimara gushya turashyiramo igitoki. Ntimucikwe, mube muri hafi kugira ngo tuze gusangira. Ubu rero tugiye gushyiramo igitoki cyacu. Turindire igitoki cyacu nacyo gihindura ibara ho gakeya, noneho dushyiremo amazi. Kandi aba ari byiza gukoresha amazi ashyushye, noti amazi akonje. Aha rero murabona ko igitoki kiri hafi gushya pe, kiri guhumura ntimwabyumva. Aha rero ashyizemo umunyu. Yifuje ko uyu munsi turya igitoki cy'ibirungo biri fresh gusa. Ubu rero tugiye gupfundikira, turindire ko igitoki cyacu gishya. Mube muri hafi dusangire, ntimucikwe. Murabibona ko igitoki gihiye. Wow! Mbega igitoki kiryoshye mw'abantu. Ku mukunzi w'igitoki rwose, umva nawe uzagerageze pe. Nta birungo byinshi twakoresheje uretse ibiri natirere gusa.
mwabonye ko kiryoshye cyane, mwakoze kubana natwe kuri Cecile Show TV, mwibuke gukora subscribe, gusangiza n'abandi no video no kuri notification, ciao, kugira ngo ujye ubona video mu buryo bworoshye. Murakoze.